so njye niyo uko mbarije ndabyumva nkabiseka yego ndanabyumva rwose mbishyiraho iyo bishyizeho kugira ngo numve iyo biganisha. Rimwe uzasanga biganisha kuvuga ngo tuvuge nk'iyo bavuze ngo ni Kagame wamwishe, ubwo urumva analysis yanjye ndavuga nti ngira ngo urabazi, hari abangurumbe, hari aba Kayitare, hari aba n'andi umwe navuga ati tuzatere twese, umwe akavuga ati reka mureke atere bamukubite ninjye uzajya kurufata. ntabwo bari bashyize hamwe, ntabwo bari ahanini communication yacu yabaga kuganira, kuvuga mu nama, kwandika byabaga bike ntibamenyaga icyanditseho gishobora kuba cyagera. Aba mutaziranye cyane mugahimba ijambo ku buryo twabyitaga kode. Waba ugenda utiri nk'ahantu ukaba uzi ko yenda muza kuhurira kuri basipaka, yenda mukaba bavuze ngo igurutse. Hari n'undi muyobozi wanigeze kubaza ariko buriya ko twari dufite imbaraga nkeya kuki ntigeze numva tuzatsindwa. Aransubiza ati nta kundi wari ufite ko umunyamuryango wa RPF abujijwe kwiheba. Ubwo bavuze ngo Fred yapfuye, najyaga za Kagitumba mbona uruhuri rw'abana bambaye amashati yera birukanka. yego amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, radiyo diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Uyu munsi ni umunsi twongeye kugirwa umugisha wo kwakira Honorable Musoni Protais Muso, umuyobozi mukuru wa PAM mu Rwanda, umuryango uharanira ubwigenge, agaciro no kwigira kwa Afurika, ishami ry'u Rwanda, ariko akaba n'umwe mu bashinze umuryango FPR Inkotanyi. Honorable, tubahaye ikaze imbere ya mikoro ndetse na kamera za One Nation Radio. Murakoze. Nizere ko mumeze neza, nizere ko umunsi wanyu wagenze neza. Turi amahoro. Ni iby'agaciro cyane kuganira namwe. Iyo tuganiriye tugakomoza ku ijambo ubwigenge, agaciro n'ukwishyira ukizana kwa Afurika, ni ijambo mbizi rivuze kinini cyane muri mwebwe. Ariko Honorable, umuntu ukurimo imbere uharanira ubwo bwigenge yakuvutsemo ryari kubona ko ukeneye kuba umuntu ubona ko Afurika ikeneye kwakwishyira ukizana no kwihesha agaciro bikwiye? Ngira ngo icyo gitekerezo cyagiye kizamo cyane cyane nkatwe twakoze muri za 60 za 70 politiki yo kwibohora kw'Abanyafurika yari ifite intera ndende, iganirwa, yandikwa, ibintu nk'ibyo. Muri 70 nibwo haje umukuru, uyu mugabo witwa Ruhakana Rugunda, mugeze kumva muri Uganda, former prime minister wa Uganda, ariko icyo gihe niwe wayoboraga association y'abanyeshuri. Twaza ku ishuri kugira ngo tuganire muri rusange kubohoka kwa Afurika. Baza kuvuga bati abashaka kujya muri Pan Africanism Club ni bande, mperaho kuvuga rero 70-71 iyo ndoto yuko Abanyafurika tugomba gushyira hamwe tukumva isano iduhuje, tukaba bamwe, tugashyira hamwe mu gukemura ibibazo buri munyafurika agiye agira. Navuga ko ariko
nabitangiriye ariko mu rwego rwo kubisoma kubikunda eh, nko muri 81 nanone nibwo navuga ngo iyo ntekerezo noneho yashingiweho abantu bubaka umuryango witwa RANU, Rwandese Alliance for National Unity y'Abanyarwanda, ariko tukavuga ngo intekerezo imyemerere izatuyobora ni iya Pan African, kuvuga ngo u Rwanda ni muri Afurika, hakwiriye kuba ubufatanye ariko icyerezo tuganisha ku bumwe bwa Afurika. Nk'uko bavugaga rero icyerezo iyo RANU nayo yaje guhindukamo RPF, ikomeza umurongo wo kubohora u Rwanda, ariko nanone iyoborwa n'iyo ntekerezo ya Pan African. Ahenshi rero na politiki ubu ngubu ziyobora niyo ubona perezida wacu ubona ibyakora rwose byose ko aribyo bimuyobora, ahubwo afata iya mbere, ntabivuga gusa baranakora, akagira za gahunda ziganisha ko buri munyafurika yumva yisanzuye mu Rwanda, ko Afurika ikwiriye guhuza, wahuza ikirere, wahuza imihanda, wahuza za gari ya moshi, ariko ikiza ko ari ngombwa integration iganisha aho ngaho. Nguko mu mateka avunaguye kubiharanira rero, cya mbere ko tuba umusemburo wo kugira ngo abatabizi babimenye, ariko nanone nk'uko tubyemera ntuganye, aho gushaka imbaraga zo kugira ngo bigire. Mu cyongereza tuvuga ngo don't agonize, organize. Ubwo rero ngo ni ugushaka abantu benshi, tukazaba benshi, bakazabyumva, bakazabiharanira. Iyo ndoto rero tuzi ko izagomba kugerwaho kugira ngo Afurika igire ka gaciro. Ubu ni gake kugira ngo tubyemeranye, agaciro ka Afurika kari hasi, kandi nta cyatubuje yuko kazamuka, yuko turi benshi, dufite ibintu, icyizere kirahari. Ikitubujije gusa ni twe. Kuri icyo ngicyo honorable komaje kuri RANU, hari ibintu abantu benshi babibaza, igitekerezo FPR Inkotanyi cyavuye, RANU kwishyira hamwe, mwari he, igitekerezo cyavuye he, cyazanywe nande mbere? Unyemerere mu kanya nze mbikubaze, ariko kuri iki cyo kwihesha agaciro no kwishyira ukizana, ahanini ni ijambo rikoreshwa berekana ko Abanyafurika dukomeye, dufite ibitekerezo, tudakwiriye kubaho kugushaka kwa agashaka buhake. Tuvuze agashaka buhake, tuvuze abantu bo hakurya y'amazi magari. Ariko ukomeje muri 70 ubwo mwari muri mu gihugu cy'abaturanyi, ntabwo mwari muri mu rugo. Ubyumvisha umutima ko uri guharanira uburenganzira bwa Afurika, kubera ko hari ibibazo byazanywe n'abagashaka buhake, kandi ubwo burenganzira uvuga ubuzwa warabubujijwe n'umunyafurika, n'umunyarwanda mwene wanyu. Ubutegetsi bwa Parimehutu bwirukanye, bwamenesheje abantu bisanga hanze. Ubihuza ute mu mutima kwerekana ko ari ikibazo gituruka hanze, ariko mu by'ukuri hari ibibazo binakomeye biri guturuka imbere mu gihugu, imbere mu mugabane? Ubizanye neza yuko iyo utangiye kugira ishingiro ryo gusesengura, ukamenya amateka, cyane cyane amateka y'ubukoroni, ukamenya ingamba bo bize mu 1945, uko ibyo bazakoresha kugira ngo imbaraga z'Abanyafurika zitazabarwanya cyane, bya bindi mbategeke, divide and rule. Uzasoma inyandiko zabo bavuga ngo nibyo tuzagenda tugira. Icya kabiri, tuzabaka imyemerere yabo. Icya gatatu, tugomba iteka kubereka yuko tubaruta, bo ibyabo tubigaye, tunabibagayishe. Izo nzira zose rero, kandi bo icyo bifuzaga nta kindi, ntabwo ari neza ngo batubeshye ngo bari batuzaniye civilization. Icyo bashaka ni ugutwara ibyo twari dufite, nk'uko na n'ubu bakibikora. Icyo rero iyo umaze kubyumva, kavuga uti mbese utangira gusesengurwa neza. Ababiligi bari mu Rwanda ari bake cyane,
bagombaga gutegekesha imbaraga z'abanyarwanda. Yego. Iyo batagira iyo ngiyo, icya mbere gusenya imyemerere yacu, bakadushyiramo imyemerere yabo. Burya imyemerere iva ku isano ryanyu rigakomeza. Icya kabiri, gukuraho imiyoborere yacu, cyane cyane barwanya ubutegetsi abantu bemeraga bakabugayisha, ariko noneho baza gukora ibirenze gutanya abanyarwanda. So iyo ubisobanukiwe rero nibwo noneho ukabona akababaro ufite, umenya inkomoko y'ako kababaro, ugasanga si umunyarwanda mwene wanyu, ahubwo n'ubujiji yagize butashoboye kwikura bwa burozi bwo kubateranya. Nanone rero iyo umaze kubyumva kandi ushaka kwikuraho cya kibazo kikuriho ariko utashaka kugitera undi, niho abantu rero batangira guhura bagashakisha ibisubizo. Yego. Ibisubizo uganisha uti si bariya ahubwo hari ababitera, ibibatera bakeneye kuzazijuka. Ni niyo mpamvu ari Pan African Movement, ari RPF wambazagaho, twemera yuko ni buri munyarwanda ugomba kuzibohora ajijutse, buri munyafurika ugomba kuzibohora ari uko ajijutse, akajijukira yuko gutangwa n'imbaraga nkeya ahubwo guhuza n'izo mbaraga nyinshi. Birasa nk'ibihura rero, ariko ubujijuke nicyo cy'ingenzi. Kwiga amateka ukajijuka uti mbese buriya iki kiriho kubera iki, naho umuntu se yakwanga ntacyo mupfa mutanaziranye. Noneho iyo ubonye uti hari uwabimutamitse, abyigisha atya, abyigisha mu buyobozi, abyigisha mu mashuri, abyigisha mu madini, abyigisha muri ibi ngibi, ishyerezo nyine bikagira ngo nkawe uvutse ugasanga uti niko biteye. Ariko iyo utangiye guhumuka rero, nawe ugomba kuvuga uti ndajya mu bandi, ndashaka abandi dufatanya kugira ngo akababaro k'abanyarwanda kose kabeho. Honorable, nyemerera nganirize kuri uko guhumuka. Ntekereza ko naganiriye mu minsi ishize na Honorable Tito Rutaremara ansobanurira uburyo byari bimeze muri iriya minsi, uburyo abantu batari batuje kandi bashaka igisubizo cyo kugira ngo haboneke uburenganzira ku bantu babubujijwe. Reka tugere aho ngaho wari ugeze muri za 80, ubwo mwatekerezaga ko mugomba kwishyira hamwe. Mbere yaho ho byari bimeze bite? Ni iki cyatumye muvuga muti dukwiriye kugira igihe tugera tukavuga tuti dukwiriye kugira ahantu twibumbira kugira ngo duhuze ibitekerezo? Inama ya mbere, umunsi wa mbere wo kuvuga ngo tugiye gutangira rano, byagenze bite? Ni bande bari bahari? So nk'udusubiza inyuma utwereke muri uwo munsi byabereye hehe, mobilisation yakozwe ite, ku buryo abantu badukurikiye bamenya ko hari iminsi ikomeye yagennye aho turi uyu munsi. ubwo bujijuke ntiwavuga ko bwabaye ku muntu wa mbere umwe, bugenda buba ku bantu benshi batandukanye, kandi buri umwe akumva ababaye ashaka igisubizo. Uko ushaka igisubizo ni kuganira n'umuntu, ariko uko muganira ni nako musoma. Nk'uko nakubwiye muri za 60 za 70, mbese hari revolutionary movements, cyane cyane muri Southern Africa, za Frelimo, za Impara, za ANC, twese mbese tukaba nka Pan Africans ukumva iteka uri kumwe nabo. N'izindi rero, n'izindi sinavuga ibyo mu Bushinwa, ibyo muri Libya n'ahandi, Cuba, ibintu bijyanye n'akarengane ukabyumva. Mutangira rero kubyumva uri umwe gusa, ariko ugashaka uwo mwegeranye mukabiganira. Ubundi nuko icyerezo byanze bikunze haza kuvuga ngo ariko se naryari. Icya mbere ukavuga uti hakeneye ikintu kitangirwa.
muri uganda byatangiye mbere ari ukuvuga ngo ubundi ufashwa na loni yarabiretse n'ibintu nk'ibyo, twishakishemo tujye dufasha abandi bana kujya kubigisha n'ibintu nk'ibyo. ubwo gufashwa uravuga impunzi? ni nk'impunzi Yego. dusaba no gutangira gufashanya ariko ukavuga ngo se iyi welfare association yo izagera he? tuzakomeza ari ibyo ngibyo? ukabona n'abandi icyo gihe tuvuge nk'abagande bavuye za Tanzania bahinduye ubuyobozi wabo, bavuga ati ariko abandi bo babikora twe kuki ni ibiki? ubwo urumva ibintu nk'ibyo basigaye noneho utangira gusoma uganisha muri ibyo ngibyo. sindi kukubwira ngo individuals runaka na runaka, icyo byaje byaravuze ngo muri Uganda byo byasa nkaho bikomeye muri icyo gihe, ariko abenshi bakava muri Uganda bajya muri Kenya kujya kwigisha n'indi mirimo. Abavuye bajyanye iyo ntekerezo nibo bavuze ngo ahangaha ho ntabwo hakabije, dushobora kwishyira hamwe, nibo bashyizeho iyo rano, ariko igitekerezo cyaravuye Uganda. ubwo no gushyira n'imbaraga cyane kuri ibyo. Ikinyarwanda bavuga ngo inkono ihira igihe. ubwo n'ahandi Burayi n'ahandi hari izindi groups zishakisha igisubizo. icyo rano yenda yasumbyeho izindi, bavuga ngo ibyo ari byo byose tugomba gukora ku buryo aba bantu bose bashaka ibisubizo by'ikibazo cy'u Rwanda batazarwana ahubwo bazahuza. niko gushakisha rero abari muri ibyo bice bitandukanye. nk'i Burundi hari abitwa Gurukatsa, hari GPR, hari abaprofessionalistes bari barimo. mu Busuwisi hari abandi, noneho ranigenda ibegera kugira ngo dushyireho gahunda imwe. iyo gahunda rero niyo yaganiriweho, abantu bavuye muri ibyo bice byose. urumva nyine bari babaye rano ariko bahura bavuye mu groups zitandukanye, ariko bahura bavuga ngo ntabwo tuzashobora kujya kwigisha ubumwe mu banyarwanda natwe tutabanje kubwiyubakamo. ntacyo urwanira ntarwanira, twese dushyire hamwe. niko kugira front, kuvuga ngo tubaye abantu bafatanye urunana, bafite intego yo gukemura ibibazo bituri imbere tureba, kandi tuzakomeza dushaka n'abandi babizemo. iyo niyo nzira yo kuva kuri rano mugana kuri FPR. yari ukuvuga ngo no si twe twenyine, hari n'abandi, ariko aho ngaho mu bashaka icyerekezo tuzajye hamwe, tugendere hamwe. iyo abantu baganira cyane cyane nk'ibiganiro nk'ibyo biba biremereye, nta myaka ari iciyeho, ubona hari bagerageza kugaruka mu Rwanda gutera bagatsindwa na leta ya Habyarimana na leta ya Kayibanda, bitwaga inyenzi. muri uko kuganira muvuga muti noneho tugomba kubarano, nta bitekerezo bajyaga biza bati twaragerageje biranga, ibi bintu tubyihorere, nta bantu bazanga ibitekerezo? birumvikana birumvikana nyine abantu baragerageje, baratsindwa, bariheba, bakwira imishwaro, buri umwe ashakisha uko yabaho. ubwo mbizanya, ariko birumvikana abashamitse kuri aho ngabo, abandi yenda bazi impamvu batsinzwe n'icyatumye batsindwa. noneho uratangira ukavuga uti ariko kuki? bimwe rero byaganirwagaho ari muri rano, ari muri RPF, iteka no gusesengura kuki byabanje byapfuye, atari mu Rwanda gusa n'ahandi. ni hehe byatangiye ishyerezo ntibitsinde? iki gitekerezo cya liberasiyo cyo kwibohora, ni he na he, ukavuga ngo kantangiye nk'inyenzi. I think ikintu kinini cyaburaga mu nyenzi ni politics, ndetse na protocol
porogaramu yo abantu bari babari inyuma, ariko batari organized. Hari ubutwari ariko habuze protocol organization, ndetse ugasanga bo na rano bambe na onari hari n'ibyo batumvikanaho batanagira. So iryo ryari ikosa number one, kuvuga ngo intambara iyo yose igomba kuyoborwa na politiki. Iyo utagiye ejo iya kabiri, indiscipline, nabwo badafite structure imwe n'amategeko bubaha bose, niho kumva nyine ngo hari urabazi, hari abangurumbe, hari kayitare, hari n'andi. Umwe navuga ati tuzatere twese, umwe akavuga ati reka mureke atere bamukubite ninjye uzajya kurufata. Ntabwo bari bashyize hamwe, ntabwo bari bumva barwanira intego imwe, ariko ubwirore igo iri hejuru. So nk'iryo kosa niryo tuvuga tuti discipline, kandi no kwicisha bugufi. Umuntu umwe wenyine nta kintu ashobora gukora, twese turakeneranye, ari umukecuru, ari umusore, ari turakeneranye. Ntawe ukwiriye gusuzugura undi, ntawe ukwiriye kwirata, ahubwo dushyireho imikorere ihuza imbaraga. So ubwo n'ahandi rero, n'ahandi hamwe tukavuga ngo hariya mbese kugira ibyananiranye, tugasanga byananiranye yuko bari bafite imbaraga zibafasha ziva hanze gusa. Igihugu kimwe kikavuga ngo turagufasha, cyagutererana ukabura agiye, naho no kuvuga ngo ukishakiramo ibisubizo. Iryo jambo rikazamo kavuga ngo nzafashwe ariko umfasha ashingiye ku mbaraga zanjye, tuzabikora. Ikindi amakosa bo twagiye tubona no kwihuta, kumva watangiye uwo munsi urugamba uzaba warurangije, abantu bakavuga ati ushobora no kururangiza ukagenda ugafata leta ikakunanira, yuko utabyiteguye, utabigize ntuza. So guhitamo rero ko ibyacu bizagenda bitihuse, mu cyongereza bita protracted, bishingiye yuko buri munyarwanda akwiriye kuzabyumva, akabigira ibye, akabishyigikira, noneho inzira yo guhinduka mwese mukagendera hamwe. Mwumvaga ari procedure izatwara nk'igihe kingana gite? Ibintu nk'ibyo ntabwo ushyiraho imyaka, ibintu bishyiraho imyaka, ahubwo unavuga uti nimpfa hari abazasigara bakomeze. Icyangombwa ni uko tuvuga ngo mwabonye impamvu, mwayishyize muri politiki yumvikanye, ntimwibeshye, murakomeza yenda mugorora, ibisigaye bizajya bigenda uko imbaraga zanyu zizamuka. Kandi ubundi mu rugamba nk'urwo, fazi imwe irizana ikizana, ukabimenya ko ije, cyangwa no guhora witegura ko nizaza uzaba ushobora kuba wayirwana ukayishobora. So ubwo nk'aya makosa amwe hari n'andi, ubusambo, ibintu nk'ibyo, ibyo mukabyubaka muvuga ngo ibintu ntibikwiriye kuzaba. Hari ibyo mutumvikanye wenda mu nama za mbere, wenda nk'uko wari ubivuze, batangaga ibitekerezo bitandukanye kugira ngo barashaka intego imwe ariko ntibabikore mu buryo bumwe, ugasanga buri umwe ashaka kubikora uku, ashaka kubikora uku nguku. Hari ibintu byinshi cyane, yego, byinshi cyane, byinshi. Hari abashyiraga imbere military, abandi bagashyira imbere politiki na diplomasi, abandi bakabushyira ubukungu, abandi bagashaka ubwenegihugu y'aho abantu bari mu byihorere, ibintu nk'ibyo byinshi. Mbese uko abantu bose icyo mwahuragaho ni uko hari akababaro, ariko inzira ikagenda itandukana. Kuganira rero, guhitamo, hari n'abananiranga rwose pe, mukamureka kugeza igihe intambara y'amasasu itangiye, nibwo bavuze ati bya bintu byakora baraza, na nyuma bamwe baraturushya nk'abariya ba Theogene, na nyuma yaho ntabe umwe muri mwe yuko ya mitekerereze atayirimo, ariko hari n'abandi bahindukaga nyine mugakomezanya mukagenda. hari abagarutse buri gihe rero n'ubu ntuzavuga ngo RPF ibintu byose
buri muntu wese abyumva nk'uko ndabyumva, ariko iyo duhuye tukaganira icyerezo turavuga ngo icyiza ni iki ngiki. Icyo cyiza rero kikaba kibaye icyanyu mwese, ukibagirwa bya bindi wari wafite. Iyo nizo ngufu z'umuryango. Zana igitekerezo nawe nzana ikindi n'iki, ndashaka ko bijya tukaba ati nibigenda bityo bizazana iki kibazo, none se aka keza ko twagahuza n'akeza kari hariya tukaza kuwugira imbumbe ya kimwe, twese tuvuga ngo uko nzagisobanura niko uzagisobanura. Yego. Yeah. Communication mwayikoraga mute kugira ngo mumenye uko muri buhure naho muri buhurire n'icyo muri buganire? Kuko hari abantu bavuga bati rwose dutinya ko dushobora guhura ariko twajwemo, hari umuntu ushobora kujya gutanga amakuru ku mwanzi. Hari imvugo wenda zibanga mwakoreshaga ku buryo umuntu tamenya ibyo mivuze aho muhurira, ku buryo leta ya Habyarimana iramutse imenya ibyo muri gupanga nuko muri kubipanga, amakuru mwaba muyahaye umwanzi hakiri kare akamenya nuko abitegura. Nazo zari nyinshi. Zimwe ni uko byashingira ku nama mwagize mwemeranije, turongera guhurira aha n'aha n'aha, tugutumye kuri kanaka, ukagenda ukaba niba wavuze ngo kanaka ntihera hari, wowe bagutumye ukaba ari wowe ugenda ukajya kumushaka. So ahanini communication yacu yabaga kuganira, kuvuga mu nama. Kwandika byabaga bike niko ntibamenyaga icyanditseho gishobora kuba cyagera. Aba mutaziranye cyane mugahimba ijambo ku buryo twabyitaga kode. Waba ugenda utiri nk'ahantu ukaba uzi ko yenda muza kuhurira kuri basipaka, yenda mukaba mwavuze ngo igurutse, umwe yavuga igurutse ukumva undi atigurutse, ukamenya uti muri kumwe mukaba mwagira. So ibintu hari ubushake ntabwo binanirana uko muzagira. Ndetse rimwe hari ubwo byatangaza gusa tuvuge uvuye nkaho ukajya nko mu kindi gihugu, ukabona umuntu aragukurikiranye akajya agenda kuganiriza noneho akaza kumenya ko muri bamwe mutari muziranye, ariko imvugo yonyine yuko icyo utekereza icyerezo no mu rurimi kizamo. Ntibavuga ngo nzarwanya Habyarimana ariko kuvuga uri umunyarwanda shaye ni byiza, abandi ni bangahe bameze mute, icyerezo ukamenya ngo wa muntu arashaka ubunyarwanda. Ukavuga uti uyu muntu, ukazabwira ubundi ati hari umugana ahuye nawe numuca avuga muzakurikirane, baturiya nawe ni uwacu ahubwo. Nibyo gukorera rero mu rwihisho ubundi biragoranye, ariko kandi usanga yenda ariyo nzira. Ariko kubasha kubikora bigakunda byasabye amayeri yo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane discipline. No mu buzima busanzwe honorable, hari igihe ugerageza biri gukora imishinga ukabona ntiri gutsimbuka, kumva ucitse intege ko ngo rero ibi bintu ndimo ushobora kuba narayobye, wenda atari uko mfite imbaraga nke, ahubwo naragiye ahantu ntafite intege nke. Nta gihe wenda mushobora kuba mwaraganiriye, mwarateye inzuzi, ndabiririmba tunatera inzuzi nkabona intsinzi, ariko noneho mugatera inzuzi intsinzi mukayibura, mukabura aho mwahera n'aho mwatangirira, mukumva neza igitekerezo kigeze ku kagozi kanyu ko gucika, mwisubiriye mu buzima mwari murimo. Ku bwanjye ntibyakunze. Hari n'undi muyobozi wanigeze kubaza ariko buriya ko twari dufite imbaraga nkeya, kuki ntigeze numva tuzatsindwa? Aransubiza ati nta kundi wari ufite. So niba ugeze iyo business ukabona ntibitangiye kutagenda neza, ikintu cyo kujya inama, ubonye uwo mujya inama, icya mbere ni ukugira isesengura ngo mbese icyo dushobora kuba twaribeshyeho ni iki, ko bitagenze neza dushobora kuba twari kwibeshye ku biki. Wavuga uti twibeshye kuri iki n'iki, noneho ko tutagifite tubanze dukora iki,
kugira ngo tuzabyubake. So kujya inama ni naho wabonaga yego hari ubwo abantu bahagiraga uti noneho nyagasani turajya dute, ariko abantu batangira kujya inama mushingiye ku kuvuga ngo nta gutsindwa, nta kureka yuko nta kundi. Ibibazo biri muri uru Rwanda bikeneye uzabikemura, ntabwo wabyihoreye gusa ngo nananiwe, ahubwo ukavuga amakosa twakoze ni ayahe, tuyakosore dute, intambwe dusubire inyuma niba ari ngombwa, n'ibintu nk'ibyo. Nawe bizagufasha. Pan-Africanism wese ni nako tunamubwira. Kambuge nk'ubu sinakubeshya ngo urebye ibibazo by'imyumvire biri muri Afurika ngo ejo n'ejo bundi tuzajya tugira ubumwe bwa Afurika, ariko nkaba nzi ngo umunsi Afurika itagize ubumwe izahora ari insina ngufi. Ntabwo rero na rimwe nzacika intege yo gukomeza kugushaka, yuko niba uvuga ngo kubihagarara no kwemera nkaheraho utari revolution, utari umuntu. Ninza nkavugana nawe ejo ukanca intege nshaki undi, babiri bavemo batanu bazi, ibintu nk'ibyo. Ugira ibibazo na Congo, ariko ishyirezo usobanura ishyirezo mu Bakongo hazaza 10 batanu bagiye. Ishyirezo urebye nka East African Community ukareba SADC ukareba ibikwiriye kuduhuza tukagira uwo mugambi uhamye, tukanga utundi dushobora guteshukaho, turimo n'aba bandi nyine bamenyereye kuduca intege. Afurika yakwihuta cyane, ariko nanone nkaba nahamya ngo ntabwo bizihuta ya myumvire itahindutse. Yuko azagira imbere acika intege. Honorable, icyo cy'imyumvire ni ikintu gikomeye cyane, nshaka ko umuntu atubwira n'imyumvire uburyo ije cyane mu kugumana kino gitekerezo, kumva ko igitekerezo ufite ari igitekerezo gikomeye kandi kizagerwaho. N'imyumvire mwubatse mute, niki cyabaye kugira ngo mugire imyumvire imeze gutyo, noneho ntimunayigire mwenyine, mubashe no kuyishyira mu bandi, mwabwira muti nk'uko mwarimu bivuze tumwe agwe ariko babiri begera imbere. Yes. Inzira ahanini ni inzira ebyiri. Icya mbere mwebwe ni ukubyumva mu mizi yabyo, urabyumva. Tuvuge nyine niba ubwo rwangano hagati y'Abanyarwanda ntubitware ko ari kamere, ukabitwara yuko umaze kwiga bya bindi by'ubukoloni n'iki, yuko ni imbuto mbi zabibabyemo, kandi niba zarabibabyemo zigafata, wabashyiramo inziza nayo ishyezo igafata, ubwo ukabyemera, sibyo? Iyo umaze kubyemera ukagira isesengura n'insobanuro yakumvisha buri wese, ukongera kwemera icya kabiri, yandi nakubwiye mu Cyongereza bavuga ngo no one liberates you, you liberate yourself. Kandi uvuga uti ni u Rwanda, ni ukuvuga ngo ukwiriye kugeza niburaho 30% y'Abanyarwanda bose babyumvise. So ya ntego ugamije iguhata yuko ugomba kubiha abandi benshi. Wanashyireho rero iyo ari urugamba rufite abarurwanya cyane, uvuga ngo nshobora kutazabaho igihe kinini, ufite n'inshingano yo kubiba kugira ngo azagira benshi babisigara. Iyo ari urugamba rurerure, iyo ushaka kuzagira kurengera Abanyarwanda yivuga, ujyana n'abandi. Iyo ujyanye n'abandi benshi byumva nk'uko ubyumva, muzagera kure kurenze uzagenda ari wenyine. So ibyo niyo inzira ya mbere ni ukubyumva, iya kabiri ni ukubyigisha, iya gatatu ni uko nawe bikuyobora. Si bya bindi nkubwira ikintu nkakora ikindi, yuko icyo gihe ndivuguruza, ariko bikakuyobora yuko ubyemera, nta bindi. Ariko rero nari nibagiye iya kane ya ngombwa, guhora wisuzuma. Guhora wisuzuma. Yuko
ubu mu munota uri bukurikire twahuye ntabwo uzaba ukiri wowe, yego uzaba wahindutse nanjye nzaba nahindutse, n'ibihe bigahinduka. Guhora wisuzuma rero, yuko ubu twaganira ukabyumva wajya hariya ugahura n'undi akakuyobya ugacanganikirwa. Ni uguhora iteka wisuzuma ukavuga uti ndacyari muri ya nzira. ni byinshi bihari byo kwishimira ku buryo ushobora kuvuga uti amajoro naraye, umwanya nataye, risike nishyizemo ntabwo zapfuye ubusa. Urebye u Rwanda ruhari uyu munsi rwose ni u Rwanda rwiza abantu bifuza kuba bahari. Yego haracyari urugendo rwo kugeraho, niyo mpamvu hari na viziyo nyinshi zitandukanye, ariko iyo witegereje uru Rwanda ruhari uyu munsi ukibuka na ya minsi yo mu myaka 40 ishize, 45 ishize, ubwo nsubiye inyuma mu gihe cyo gutekereza iki gitekerezo, nshatse na nabyo nyuma mu myaka 50 ko igitekerezo cyo cyabagumyemo, nicyo ubona ukavuga uti iyi minsi ntabwo yapfuye ubusa, za nama twakoze ntabwo zapfuye ubusa, ya masiri twacanaga kugira ngo haduye atayumva ntabwo yapfuye ubusa. Dore iki ndakibona nkavuga nti ishema ndarifite rwose, umusanzu wanjye narawutanze. ongeraho ukavuga uti mbonye abatoya bari muri iyo nzira kandi bandusha n'ikirere n'intambwe, ni nabwo nakwishima kurushaho. Uravuga uti bigezweho n'ibintu nk'ibyo, uriya bishingira kugira ngo chairman wacu ikintu cyitwa agaciro ko ari wowe ukiha nta wundi bakaguha. Icya kabiri atwigije natwe twemerana kuva na kera, ni uko uri umuntu nk'undi. Niba undi ashobora kuvumbura uko yakora ikintu akakigeraho, nawe ukwiriye gushaka inzira yawe, atari ukuvuga ngo iteka ujye uvuga ngo ibyo abandi ndabiretse, oya. Ariko iyo tuvuga nka home grown solutions, iyo abantu baganira bagashaka igisubizo kibahereyeho, kibahereye mu mitekerereze yabo, mu myumvire yabo, mu byo bafite, bakacyubaka kikazana umusaruro mwiza bishimiye, ubwo bushobozi bwo guhora bashaka ibisubizo birakomeza. Indi nkunze kubwira abantu duhurira ngaha no mu gatabo kacu byanditseho ko umunyamuryango wa RPF abujijwe kwiheba. Kwiheba ni icyaha. Iyo uko wihebye wikuyemo ubushobozi bwo gushaka ibisubizo. Kwiheba byo kuba teroriste cyangwa gutakaza icyizere, kwitakaza icyizere, kuvuga ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nagira, ese nagira ntemamo uwamumfasha, burya wagiye. Ariko iyo uvuze uti ibintu birakomeye, muze tujye inama, iyi nzira waba yiretse tukabanza tugashaka iriya, iteka mbese mukaba abantu bashaka igisubizo cy'ikibazo murimo, mutagiye kuvuga ngo ngiye kubisabiriza ahandi. Ariko ntibikubujije none kwivuga ngo mbese ko Ubudage bwigeze kuva mu bibazo nk'ibi ngibi, byabivuyemo biti, ko Ubushinwa baciye muri iyi nzira, bakoresheje iyi nzira kugira noneho wayibona iyi se yatubera urugero. Ariko bakwaneze uti buriya bayishoboye yuko bari bafite iki, bafite iki, ntabwo tugifite, ariko dufite iki, ukongera ugaterateranya ugashaka icyanyu. Ni nayo nzira njye numva urubyiruko rukwiye kwishyiramo cyane. Tugira ibyaha wenda muri Afurika, uko twigisha turacyigisha bya bindi batwigishije, no kurarikira ibyabo, iteka tugahora twumva ngo gushaka igisubizo ni uko tujyayo. Mwebwe muri diaspora, nka buriya mukwiriye kuba muvuga ngo ko bakemuye iki kibazo cyabo mu mateka yabo, ko igihe bari bameze batya bakagikemura batya, twebwe tukaba tugifite. Bashingiye ku zihe amahame twe twashingiraho kugira ngo icyo gihe diaspora yaba itangiye kutuzanira koko imbuto zikomeye.
Eh, Mm. eh, Yego, imbuto zikomeye. Hanyuma ni byinshi byo kuganira biba bihari, abantu baba bibaza. Kubona amahirwe yo kuganira namwe wari umugisha. Na n'ubu ndikibaza urugamba rwo kubohora igihugu rutangira, umunsi wa mbere wo gutangiza urugamba, uwari umuyobozi uyoboye urugamba arapfuye, ararashwe, arasiwe ku rugamba, n'abandi bari aho ngaho basa nk'abakomeye nabo ubuzima bwabo nabo barapfuye. busigara aho ngaho. Ubwo ndagaruka n'ubundi kuri kwa kuntu mumeze n'imiterere y'ibitekerezo byanyu ukuntu bikomeye. Bishoboka bite mu mateka y'urugamba rwabayeho ko umuyobozi uyoboye urugamba yapfa uyu munsi, tukumva ko nubwo hari setback yabayeho, ariko mu mezi 3, mu mezi angahe, hari ibice byatangiye gufatwa, ntambara yatangiye gukomera, ahubwo urugamba runakomeye kuruta nuko rwari rumeze mbere y'uko umuyobozi araswa. ngira ngo shingira ku byo nakomeje mvuga, wikwiheba, shaka ibisubizo, kandi intego ni ya yindi. ubwo tuvugana n'urubyiruko, nkabwira abantu benshi, ubwo bavuze ngo Fred yapfuye, najyaga za Kagitumba, mbona uruhuri rw'abana bambaye amashati yera birukanka, ngeze imbere n'ibiki, mbwira umushoferi ntihagarara tubahagarike, ntibashaka murajya he ko ibintu bitameze neza, reka musubire mu mashuri bizagera. Umwe aravuga ngo Fred yapfa, njye nkaba amaze iki? ubwo urumva difference, uvuga ngo twari tumufitemo icyizere kambe niga, ariko ubwo yapfuye nanjye kanjye aho yari ari. Biba biguha rero ya myumvire iba yarazamutse. Urupfu rwa Fred rwatumye hari n'abandi benshi baza kujoininga movement, ahubwo n'umubyeyi akabwira ati sha Fred yapfuye, izi nka nzaziragira, agenda nawe. ngira ngo afande urabizi no muri Amerika ati reka, ndakeka yuko Fred yapfuye, ntajya mubisoma, kwiga ntabwo bikimaze, ndagiye. So urumva level ya commitment na kararite yuko atari wowe wishakira, urashakira igisubizo igihugu, abantu bawe, kandi nongeye ngaruke, nta wabigiyemo avuga ko atazapfa. Ibyo nabyo ni ibindi byari biri aho ngaho, abatangiyemo kuganira bavuga ngo n'ejo nzapfa, ariko nibura abuzukuru, n'ibintu nk'ibyo. So iyo ni imyumvire rero irubakwa nyine. Wari wivuze abasirikare baragize n'ibintu biracitse n'ibintu nk'ibyo, ariko yuko hari imyumvire miremire mu banyamuryango, ntibyari bishoboze gucika intege burundu. ubwo abandi barinjiye, baba basirikare, ibyo kurya biraboneka, imiti iraboneka, abaganga n'uwari hehe akaza ati ngiye kuvura. Ya myumvire noneho tuza kujya rero n'uwametirije strategy, kuyobora ibintu, gukura abantu mu bintu bijegajega, icyerezo akazabahinduramo nyabamugani strength ikomeye. Nk'uko bavuga, kuvuga ngo birabaye, habayeho chaos, ariko Gatuna irakubiswe, Cyanika irakubiswe, Ntozi irakubiswe, umwaka amezi angahe ataragera, Ruhengeri irafashwe. ubwo urumva ko haba ari ibyo kuvuga ngo kwiheba byaranze. Iyo wihebye buryo wapfuye. Yego, urakoze. Nyemerera nkubaze iki kibazo, mubyakira mute nk'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, bundi gusubira inyuma mu myaka, kumva ko muri kuri struggle yo gushaka ubwigenge, muri struggle yo gushaka uburenganzira bw'abanyarwanda, babujijwe uburenganzira, ariko mukumva bari kurenzaho bakavuga bati nubwo Fred Rwigema yapfuye, nubwo n'abandi bari kumwe bapfuye, ntabwo ari umwanzi wabishe, nibo ubwabo babigize. Icyo kintu mucyumva gute ku mutima wanyu?
Mumva kiremereye gite? Uf, umwanzi ni umwanzi. Umwanzi azakoresha strategie yo kukurasa, yo kukubeshyera, yo kuguca intege, yo kuguteranya. So iyo uba nanone warabisomye mwarabiganiriye, kiraza ukavuga uti none se ubundi, noneho logically nkavuga nti koko mugiye ku rugamba, mutangiye urugamba, ntawe uzi aho uko ruzamera n'uko ruzagira, noneho uhisemo kwicana umunsi wa mbere, urumva ataba ari Logique yabirimo. ibyo gusa iyo uzi utyo wabihe muri logique wabite bavuga uti uriya we aravuga ibitero, ariko rwose icya mbere hari nk'abatangiye bakavuga bati Fred yarwanye intambara nyinshi ateka agenda ku rugamba, ubu nibwo bwa mbere, urabyumva nawe Kanya no muri Mozambique muri za Mozambique mayenera hehe n'ibintu nk'ibyo, ariko ukajya uvuga ngo probability y'isasu naho uri buce naho uri bugwe, umuntu uzafite maje yo kurishyira inyuma, uvuga ngo niba rije we mpunga ajya kuri uyu nguyu. So ushobora kurwana intambara nyinshi ugaca mu mashuri nyinshi by chance, kugira ngo nanone chairman yigeze kwivuga ati kuba ntarapfuye sinavuga ngo hari ubuhanga nabigiriye, aho rero nuvuga ngo ni chance. Twebwe umwe aravuga ati ni Imana, njye nkavuga ngo ni chance yabayeho ukagira, ariko nyine usesengura umenya yuko dividing tactics zikakwirwa. Ntugire ngo rero njye ntibimbabaza, bishaka kumbabaza iyo usanze ari umwe muri twe bivuga, ariko nawe ukavuga uti kugurwa, guhabwa, egoism, umenyekane, mbona uko mvuga, yabivuga akiri umwe muri mwe cyangwa wari umwe muri mwe? Hari nabwo burya nk'urugamba nka ruriya hari abari barurume barwumva mu mizi, n'abandi barukoyoka bakazamo, nabo niyo mpamvu twagiraga kwigisha. Ariko ashobora kutigiga ngo afate, cyangwa akavuga ati hari indi ntego nari nifitiye, reka nkoresha abangaba nzaba mbahinduka, igihe kikazagira nyine bikamugeraho. Bivuga yuko ubundi niyo ureba, niba umuntu akoze ikoze uravuga uti ni accident imugwiriyeho, iyo abikoze kabiri gatatu uratangira akavuga ati buriya ni intekerezo ye, iyo abigeze bwa kane uravuga ngo niko ateye, ntiwamuhindura, cyane cyane iyo umubwiye uti nyamuneka ibi si byiza bireke, agakomeza, uravuga uti niko ateye akora. So njye niyo uko mbarije ndabyumva nkabiseka, ndanabyumva rwose, mbishyiraho iyo bishyizeho kugira ngo numve iyo biganisha. Rimwe uzasanga biganisha kuvuga ngo tuvuge nk'iyo bavuze ngo ni Kagame wamwishe, ubwo urumva analysis yanjye ndavuga icyo nzinge rwose, Kagame na Rugigama bari inshuti bya yindi magara, na muri planning n'ibiki byose n'ibintu nk'ibyo. Ariko nuvuga ngo ni Kagame wamwicishije, abakundaga Rwigema bakuye kuri Kagame, urumva iyo division, ikintu kitashoboka kubaho, ariko umuntu akagihimba, akagisasira, ariko ubwo nkavuga uyu nguyu urashaka kugabanya icyizere abanyarwanda bafitiye muri perezida wabo. Iyo umusubiza rero ni kumusubiza, yateshutse, ntabwo ari byo.